Bande ndakubaza. What be this? Jesus. Ariko izi buryo abaturage b'inaha bagira umwanda man. Ashaze no quartier zose ndabizi man. Abaturage bose bagira umwanda sinzi nanjye ikintu. Hari umuntu nahoze mbwira ibintu by'isuku yanze kunyumva mfasha tujyane nkaho uri mudugudu. Tugereyo turebe ukuntu byifashe. Okay, wivuga ngo mfasha tugende nkaho ndi mudugudu uvuga ati nka mudugudu. Oya, nubwo uri mudugudu ariko nawe naguhaba. Ntago mapa. Akose bamugana nawe mba nigire. Cya. Tumanuka tugereyo ni hano hepfo n'umundi twari turimo duca muri izi nzira. Man. Don't run! Murife, don't run! Mambo cyara manini. Nawe gugurwa amabanga. Yemwe. Gugurwa amabanga. Ese nawe ujye ndebera mwa. Mwiriwe. Yego. Abantu muri yo. Turahari. Naho bantu bakuru. Yego. Cyane mzee. Yego ye. Ko tutabamenye se muturutsa hagati. Wewe dukuturutse ahantu ku murenge niho bari batwohereje nyine ngende mudugudu. Ndabizi. Ndushinzwe. Ni ku murenge rero bari batwohereje nyine ngo tuze turebe ngo ufite isuku nyeya mu rugo rwawe. Isuku se? Irahagije ariko urabona ko kandi ndi kubona yuko udafite nawe isuku. Reba nkaho ubwaho ukuntu uba wambaye kandi byitwa ngo reba ariko genda ngewe bameze neza bameze neza. Izi ni inkwi nshaka. Izi ni inkwi. Nese nahantu ugiraho kuzibira. Kuri iri zuba ndatwanikaga. Hano ngamo haba muri bangaye se ku buryo uvuga ngo zino nkwi nizo ucana. Ngo ngira numva. Turi babiri. Buzino nkwi mfite n'undi muhungu. Njyara witwa Makanyaga. Zino nk'ubu muzazicana imyaka ingahe ko ndi kubona ari byinshi cyane. Muri ino minsi umuhungu wanjye yenda gusezerana izi nzazishigishisha. Ariko byo reka tube tukwihoreye. Jewe bari baje tubwiye ngo tuze tukujyane ku murenge kwa isuku ngo nagahagije. Ngo munjyane. Ugiye kuzira yuko isuku idahagije. Umurenge urahazi. Abantu bakuru mu mbabarire. Umurenge urahazi. Rero ku murenge urahazi. Ndahazi. Okay. Niho dushaka. Mudugudu uramenye udashyiramo ibintu bya ruswa umenye ko ku murenge bamudutona. Uzi ikintu muzanye hano ngaha se ngewe kumva nge ndi mudugudu urabizi. Ndabizi twaragutoye. Uriya ushinzwe isuku urabizi ninjye namushyizeho. Hano ngaha rero nimba ufitemo nk'agaseke kumva ndi kuvuga 5. Nihere kumva bati bune ngende mubwire yuko nubwo ufite isuku uri kubyemera kumva urarara ubikuyeho kandi ndabimubwira n'ubundi arahita byemera nge ndabizi neza. Arega ninjye muyobora nagwa nyobora. Ibyo ndabyumva. Erega n'inkone yo ku murenge ndayizi. Ndayizi. Ubwo bivuze yuko udashaka kuyamba. Nimero yawe ndayifite. Ndibuze kukohereza kuri telefone. Yohereze nyifite hano ngandebe. Iri ku muriro ntabwo najya kuyizana. Nako wari wajya kuyizana. Nese hano urabona hari umuriro ngira. Oya muyobozi rwo. Imirasire twagiye tugira tubandikisha bakabaha. Ubwo warayigurishije. Twakongeye mba mu manegeka ntabyo namenye. Kufite ibyaha byinshi. Ufite ibyaha byinshi. Kugira umwanda kugurisha inkunga ya leta ubwo uri kumva. Oya ntabwo nayigurishije. Kira ubuzane nigendera. Ntabwo nayigurishije rwose. Wowe urananiye. Yewe nyine mu nzego ubwo nyine uranjyanye none se. Ubwo uranjyana nyine. Umva ari nyine weho kumva ubwo wihagazeho nayo urama reka nigendere. Woka byara we reka nkugurira agasururu 5 ni menshi ndakenyerega. Ayandi uzaya majyarisi. Amafaranga uzaya majyari. Natubonye nagiye gusora umudukaho. Kandi ibi ndarara mbikuyeho byose. Hariya hijya no ruguru hose na hariya hakurya nabonye muhinga ikawa. Ndazifite. Arega buriya nago njya nkunda kubina hariya ni ukunda kuba mbere kugurira gasururu kaya ngaya. Ngo kira bade no mugende. Ubigire bango. Musebe.
konzi yuko abanyacyaro mukunda gutanga amafaranga y'ibiwani. Oya ngaho yarebe. Yarebe. Oya nzabibona nzacekingisha imashini yanyu nzatambibona. Mbona aribi. Ngo ngubwo kumva. Reka mbe ngiye. Kangende mubwire mva nyine. Ngiye kwa iko nyine uvuze ngo ngura agasuru bikanyene mubwire yuko nyine ngiye guhita mbikuraho vuba. Bro reka mbe ngiye ngaho. Uze kurara ubikuyeho. Ahubwo reka nze ejo ngenza mva nyine ejo nzagaruka nje kureba yuko byose wabikuyeho. Gose. Ubwo reka mbe ngiye. Bugiye mwana. Ari bambitanye. Asundi makanyaga wakora iki? Kikara tomato. Ariko mana yagiye mudugudu agende ataraza mudugudu karame asemwa mwari muri mu bice amasaha yose mu mazi mbaho uriya muturage rero kumva umva wapi ntacyo bana oya na SMS barazohereza SMS nazo katurebe telefone yanjye irimo kode ntago bari bayi none mwari muri mu bice mu mazi uriya muturage nyine nagenda mwigisha niyo mpamvu nyine namukuye iruhande rwawe kuko nari nabonye ifite urugambo rurenze n'urwa covid jewe no kumukubita tonde wumve boom nagiye ngenda mwigisha namubwirani weho ibyaha ishinjwa ni byinshi yego boom imirasire yagiye agurisha imirasire yarayigurishije zumbiri gitwagiye tubahereza akagurisha nese wamuzanye tukamujyana aho oya namumwigishije ndamubwira ngo arambwa ngo bino bintu ngo aradi bwaze kuza kurara ngo ari bwibuze kuza kurara bikuye ahubwo twewe ejo tuzagaruka turebe nimba yabikuyeho ejo oya no munsi abanza kora isuku yageze mu ngure bukuntu hasa kandi ibyo ngibyo ari byo bintu byambaye nge namanje namubwaye ibintu gihekenye no Rwanda ejo ni gahunda muzehe vayo hagaruka turebe nimba byose yabikemuye mwumvikanye ambwiye yuko ibi byose ngomba kurara mbikuyeho byose ngewe wari wamenye iyi nakora ubwo mu kanya ejo mu gitondo ibi bintu haracyari amasaha oya ndabwira umuhungu wanjye tubikureho rwose sawa muramwirinde yego reka tugende muzehe murakoze nahejo akura muntu tuba tumujyana oya banese n'ingumu naguhaye ariko uriya muntu tuba tumujyanye mwana oya uriya muntu se nimba umuntu umubwiye ngo afite icyaha iki n'iki akabasha kucyemera akagusabira n'imbabazi uri kumva utamubabarira ari hehe ariko kubabarira biratandukanye oya itonde wumve ariko nejo mu gitondo ndazana na giti bona sawa mwirinde sawa ngo kiranja unjyaneho ka buniga umuheto ukabwera bwe yakwishigishira gakuru